ndabasuhuje nitwa Gatebuke. Iki ni cya kiganiro tuganiramo ibitekerezo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Mbere yuko dutangira ikiganiro nagira ngo mbibutse shimire abakoze subscribe, abatarayikora mbibutse mukande kuri ako kabuto ka subscribe, mukande no kunzogera kugira ngo mujye mumenya ko ibiganiro bishyashya byasohotse. Ubundi rero mukoreshe mubigeze kuri bagenzi banyu, muradusigire komanteri kandi niba mwabikunze muduterere igikumwe, niyo mutabikunda kandi nta kibazo n'igikumwe gicuramye mushobora kukiduterera. Ubwo rero nagira ngo umushyitsi wacu ugarutse atwibwire noneho dutangira ikiganiro. Murakoze cyane Gatebuke, kongera kumpa ikaze, ngira ngo ntabwo ari bwa mbere muje mu biganiro byanyu maze kuba umusangwa. Nitwa Mukunzi Rubesi, ndi umunyamakuru mu busanzwe, hanyuma nkaba ndi umwactiviste nk'abandi nk'uko namwe mubikora. Kenshi nkaba nanjye ndajwe ishinga n'ibibera mu Rwanda cyangwa se ibyabaye. Ndumva ari gutyo nakwivuga. Urakoze cyane. Karibu mu kiganiro nanone nako uri umusangwa wa mugani. Ahubwo utaha umenya uretse ko wenda byakwicira akazi uko binyamakuru, ariko ubundi ni wowe wagombye no gukora host ukabaza ibibazo. Ngira ngo ubutaha tuzabikora. Hari igihe kenshi uri abanyamakuru kenshi dukunda kubaza, ariko kenshi burya ntabwo dukunda kubazwa. Hari igihe rero ubu mbaza nkavuga nti noneho ndabihera ibisubizo, uretse ko byinshi mba mbifitiye ibisubizo. Buriya nanjye ahubwo nanjye ubutaha tuzabihindura tubaze. Ntabwo usubiza wumva ukuntu bivuna kubaza. Uyu munsi rero ntabwo biri bushoboke mfite gahunda yo kukubaza. Nagira ngo tubwire muri kino gihe cyo kwibuka, wowe nyuma y'uko barasa indege ya Habyarimana yari irimo perezida w'u Rwanda na perezida w'u Burundi, byagenze gute? Aho wari uri he? Byagenze gute? Yewe bijya bigora kenshi kubisubiramo ibyabaye muri 1994. Abanyarwanda twari turi mu Rwanda, twabaye mu bihe bitoroshye. Kenshi kubisubiramo biratuvuna, ariko reka tujye tugerageza kubivuga kuko ntekereza ko ari na bimwe mu bituma imitima yacu ibasha komoka no kwakira ibyatubayeho, no guhora twibuka kuko kwibuka ni ngombwa. Nemera ko kwibuka ari ngombwa. Rero mu gusubiza ikibazo cyawe, indege ya Habyarimana mbere gato y'uko bayirasa, nibuka ko twari turi mu biruhuko bya Pasika, twari turi rwose mu bihe bindi cyane cyane ko n'ubundi turi mu kwezi kwa kane. Noneho icyo gihe nabarizwaga i Kigali ahantu bita mu Kiyovu, cyo bakunda kwita cy'abakire batirata. Noneho rero uwo munsi wo kuwa gatatu ndabyibuka cyane, ku itariki 6 nagombaga kuva i Kigali nkerekeza i Butare, aho mama wanjye n'abandi bavandimwe banjye babaga. Noneho rero nanagenda ku masaha y'umugoroba, ku buryo imwe mu mitwaro nari nshyiriye mama byabaye ngombwa ko nyiraza mu mujyi i Butare ku muntu w'umuvandimwe. Hari harimo ibiribwa, ndabyibuka hari harimo ibishyimbo, ibirayi n'umuceri bari bampaye ngo njyane mu rugo, ariko ntabwo nabashaga kubigeza mu rugo kuko hari mu ijoro. Noneho ndataha, tugeze mu rugo ku wa gatatu ku itariki 6 nimugoroba, turaryama tubyutse mu gitondo tugiye kumva, nagiye kumva numva mama niwe wambyukije arambwira ati wamenye ibyabaye? Ati indege ya Habyarimana bayirashe, ati Habyarimana yapfuye. Nari nkiri mutoya kuko ndabyibuka ko igihe nari n'imyaka 14-15. Ntabwo nari umwana navuga ko nakwanariza cyane bya politiki ngo umenye ibigiye gukurikira, ariko twarabibonaga. Niga ku Nyundo, twakundaga kubona imirindi y'abantu b'interahamwe, twumvaga ibijyanye n'amabisi batwikaga icyo gihe, interahamwe, inkotanyi zimaze kwinjira muri CND, twumvaga umwuka wa politiki ukuntu wari umeze, ku buryo icyo gihe mama akimara kubimbwira yarambwiye ati mwana wanjye, ati ntabwo nzi ikikurikira. Ibyaje no gukurikira rero ni ibintu biteye agahinda, ni nabyo bituma uyu munsi twibuka, kuko indege ya Habyarimana ikimara guhanurwa yahanuwe muri iryo joro, ariko sinahita mbimenya, ngiye namenye mu gitondo kuko urabizi ko radio yabyutse ifungura bashyizeho n'amatangazo. Hanyuma rero mama agira impungenge z'icyashoboraga gukurikira iraswa ry'indege ya Habyarimana. Hari ubwoba bwinshi, abantu batazi ikiribuze gukurikira, bavuga ko tutemerewe kuva mu rugo. Biba ikibazo mu baturanyi, bakomeza guhamagarana,
ariko ntawe ushobora kuba yakongera kurenga aho twari dutuye. nari ntuye iwabo wa mama hari Butare, nko ku birometero 7 uvuye mu mujyi wa Butare rwagati. Iyo duhagaze iwacu tushobora kureba ku bisi bya Huye, kandi iyo tugiye iwacu tunyura ku muhanda ujya mu Nyakibanda mu seminari. Ikindi nyine ni ahantu hari uruganda, hafi y'uruganda rw'amazi rwitwa Kadaho ko rugemurira umujyi wa Butare. Ni ahantu hari hafi y'umujyi ariko utashoboraga kuba wasubira mu mujyi kuko gahunda zose zari zahagaze, ubuzima bwari bwahagaze. Ibi rero bikimara kuba, ntabwo mu by'ukuri nakubwira ko twari tuzi ikibazo gukurikira nk'uko nabivuze. Imitima yarahagaze, kujya guhaha ntibyashobokaga nk'uko byari bisanzwe. Yewe nanakwibutse ko bya biribwa bari bampaniye navanye i Kigali ntabwo nashoboraga kongera kujya kubifata mu mujyi aho byari byaraye. Bivuga ko ni ibiribwa bike twari dufite mu nzu, ntabwo twari dufite garanti yuko bizadutunga muri icyo gihe tutari tuzi ko bizaba. Byabaye rero igihe gikomeye kuko twari dutangiye inzira twese tutari tuzabizerekera, ariko yaje kuba inzira mbi kuko muri iyo minsi bahamagariye abantu kuzajya barara amarondo, bavuga ko igihugu kiri mu ntambara ikomeye. Icyo nshaka kumuzaho cyane muri ibi biganiro ni uko hari n'abandi bantu mwaganire numvise babikomojeho, barimo Madame Prudentienne, nanashimira cyane, nawe yari ari muri bice by'Ubutare. Ndagira ngo usubire ku byo nawe yavuze ko mu by'ukuri nyuma y'iraswa ry'indege ya Habyarimana itari ryari nuko ari Abahutu ari n'Abatutsi bose bajyaga ku marondo. Wabonaga abantu bose bafatanye mu nda, bajya bavuga ko jenoside yateguwe, Abahutu bakabwirizwa kwica Abatutsi. Ndagira ngo nkumenyeshe ko mu by'ukuri i Butare ukwezi kwa 4 kose kwagiye kurangira Abahutu n'Abatutsi bagifatanya. Noneho ahubwo hakaba ikintu cyazaga tukajya kumva tukumva nk'induru, tukabona bamwe batangiye ngo gutwika. Ufashe mu gace nakuriyemo aho ngaho narindi iwabo wa mama, byaturukaga ku ruhande rwo ku Gikongoro, mu gihe twibazaga ko ibyaza bishaka kwica abantu byashoboraga kuba bituruka mu ruhande rwa za Gitarama. Wumve rero igitangaje, ntabwo byavaga mu bice bya za Kigali kuko indege yari yaguye nayo ihera, ahubwo byavaga mu bice bya Gikongoro. Ibi ngibi ngira ngo binafitwe mu buhamya dufite twakwifashisha. Umugabo Ntezimana Lauriyani aganira na televiziyo y'Ababiligi yahamije uburyo i Butare ibijyanye no kwica abantu byatinze, kandi Abahutu n'Abatutsi bari basangiye kurinda umutekano hamwe. Noneho ahubwo hakaba harakozwe ikintu kijyanye no kugira ngo hazanwe abandi bantu batari basanzwe aho ngaho aho twari dutuye kuza kwica abantu. Bivuga ko mu by'ukuri abaturage baho twari dutuye, navuga ko nubwo bamwe bijanditse mu bikorwa byo kwica Abatutsi, ariko nta intention navuga ko yari hari yo kuba bakwijanika mu bikorwa by'ubwicanyi. Reka yenda dukurikirane Ntezimana Lauriyani abisobanura ku buryo burenze. Laurien a survécu par miracle et il a pu sauver en les cachant un grand nombre de personnes. Dans leur famille, ils étaient 9, mais ils ne sont plus que 7. Un de leurs frères, une de leurs sœurs ont été tués en protégeant des Tutsis. Et les Hutus, les Tutsis, ils vivaient sans problème? Sans problème. En tout cas, ici dans le sud, c'était vraiment sans problème. Et on a eu de la peine à les dresser les uns contre les autres. Il a fallu importer des tueurs. Et le feu qui s'est répandu sur cette colline, par exemple, il est venu du côté de Gikongoro. Hein? Et les gens d'ici s'étaient organisés pour résister, de sorte qu'ils sont allés aider les gens des autres collines à résister contre. Ensemble, Tutsis et Hutus. Ensemble, oui, oui. Et c'est depuis le discours du président Théodore Sindikubwabo à Butare ici. C'est son discours qui a mis le feu à cette région sud du pays. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé expressément que ces gens-là soient tués. Et que ceux qui disent Nibindeva, ça veut dire ça ne me regarde pas, qu'on les écarte aussi. Je ne sais plus dans quel terme il a dit. Babadukize en Kinyarwanda, ça veut dire mais qu'on m'en débarrasse. C'est ça le terme, qu'on m'en débarrasse. Est-ce que c'est explicable cette affaire? Est-ce que c'est explicable?
comment est-ce qu'on peut expliquer une horreur comme Auschwitz? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est explicable? Je ne crois pas. Et parfois, ça dépasse la raison humaine. ngira ngo rero nk'uko wabikurikiranye muri video Ntezimana Lauriyani ni umwe mu muryango w'iwabo wa mama akaba rero ahangaha arasobanuriraga televiziyo y'Ababiligi uburyo mu by'ukuri bijya gutangira i Butare abanyabutare bari bashyize hamwe noneho rero nyuma ya disikuru ya perezida Sindikubwabo w'icyo gihe ndayibuka nanjye yego iyo disikuru nyuma yo kwikoresha nibwo abantu twatangiye kuva mu mago yacu duhunga ndakumenyesha ko abahutu n'abatutsi twahungiraga hamwe ya marondo noneho hatangira gucikamo ibice abahutu bamwe batangira kubwirwa ko abatutsi ari abanzi babo ndabyibuka ko icyo gihe muri uko kwezi kwa kane cyangwa se gushyira kwa gatanu tutangiye kuzajya duhunga tuva mu rugo twavaga mu rugo twirinda guhunga twerekeza mu bice by'ahandi ku Gikongo ahubwo twerekeza mu mujyi wa Butare ku baturanyi ku bantu twabaga tuzi ari inshuti baba abahutu n'abatutsi tukagenda nibuka bimenye rwose hari igihe twigeze guhunga ni ibintu byambabaje cyane mama tete noneho twabwiriwe nibuka ko icyo gihe rwose byabaye ngombwa ko mama avuga ati inkono turayiterura twishyira ku mutwe twahunganye inkono ukwereka ko nta muntu wabaga azi igihe biri buze kubera twese twahungaga gutyo tukagenda rero tukarara aho ngaho ngo twumve ko yenda tubyuke yenda hari cyabaye kizima ariko noneho ahubwo noneho kuba batangiye guhera ruhande bica bamwe mu batutsi bari batuye ku murenge wacu cyane cyane ko ibi ngibi yenda nanabitangamo ubuhamya kuko mu muryango nturukamo w'abahutu ariko bagiye bashakana n'abatutsi ugasanga turavanze ku buryo usanga nko kwa nyokorome cyangwa se kwa abantu benshi ugasanga harimo abatutsi ku buryo byari binagoye rwose icyabaye rero nuko twagiye kumva ukajya kumva ku muturanyi runaka kumva ngo bamutwikiye bwabwicanyi nyine bwaturutse mu bice bya za Gikongoro ingo z'abantu baratangiye barazitwitse icyabaye nyuma yaho nuko nibuka ko nyuma yo disikuru ya Sindikubwabo noneho nibwo batangiye kumenya ko target yari iyo kugira ngo bice abatutsi aho rero birakomera dore ko no mu miryango yacu nibuka ko nko mu miryango y'iwabo wa mama hari abo batubwiraga nta nubwo twari tuzi cyane ibintu by'amoko ku buryo bavuga ngo kwa runaka n'abatutsi ariko noneho ibyo ngibyo bitangiye kuba nibwo wumvaga bakakubwira bati kwa runaka twahanye igihango hari ibyo bitaga ngo bari ababandishije bati bazabica noneho ba mama batangira kugira impungenge ndabyibuka hari igihe mama yagambyutse akambwira ati ugende ujye kureba kwa runaka niba bakiri mu rugo hari bamwe no mu bantu bavugaga ko bari barabandishije abo mama umuryango wari utuye hakurya y'iwacu noneho mama agira tasi yo kumenya uko ibintu bimeze arantuma ariko icyo gihe ndabyibuka ko mu kugenda nanjye nagendaga sodoka nubwo narakana k'imyaka 10 n'ingayo ngiyo mpageze isanga abantu nyine baragiye icyari ryari nuko abahigwaga bahungeraga ahantu hamwe ahantu hari ibisi byari biri hakurya gatoya y'iwacu kugira ngo byibuze barebe ko babona uburyo bwo kwirwana ibihe bitari byoroshye ku buryo icyo gihe muri uku kwezi kwa gatanu hari umuvandimwe umwe mu muryango wa mama wo mu bwoko bw'abatutsi twagiye kubona mu gitondo noneho tubona umwana baramutumye kuri mama bamubaza batese twakohereza abantu mukabaduhishira icyo gihe mama yaravuze ati rwose ati abashoboka mubazane hari umuvandimwe ngo navuga ko ari nka mubyara wanjye mu miryango icyo giraje mama amuhisha mu rugo ariko noneho kubera ko twari tuzi ko bikomeye kuko icyo gihe habaga hari ibitero bitandukanye bijya guhiga abantu mu ngo z'abantu hari urwikeko rwinshi cyane bakubwira ngo uhishe inyenzi ibintu nk'ibyo ngibyo byabaye ngombwa ko uwo muvandimwe nongera no gushimira cyane uburyo yitwaye kuko icyo gihe twabanye mu bihe bikomeye hari igihe byabaga ngombwa ko tumuhisha munsi y'igitanda noneho ibiryo byashya mama akampa ibiryo nkamushyira ibiryo munsi y'igitanda noneho twakumva byakomeye cyane ubundi tukumva ibintu byakomeye tukavuga tuti noneho bashobora kuza kumubona munsi y'igitanda ubwo byabaga ari isi tuziranyeho na mama ndetse n'abavandimwe banjye noneho rimwe na rimwe tugahindura tukamujyana muri plafo tukaba ariho tumushyira ibiryo
mbese kubayeho muri ubwo buryo bunatuma uvuga uti niba menya ko mpishe umuntu noneho nanjye baraza banyicane nabo. Ndabashimiye kuba mwarakoze ibyo bintu. Hari umuntu wo muri w'inshuti cyane, hari bo umuntu bahishe umuntu nuko aho ngaho munsi y'igitanda koko baza kumusangamo baramwica. Donc byibura mwebwe uwo muntu byarashobotse ko mushobora kujya mumukuramo mukamushyira muri plafond n'iki. Ibyo nibyo ndabibashimiye cyane na mama wanyu nuko mwagiye mumugaburira n'abavandimwe bawe. Nibyo ntabwo ari ibintu byari byoroshye, abantu yenda batabaye muri ya bihe bashobora kwibaza ko ari ibintu byari byoroshye, kuko ugomba kubwira munsi y'igitanda muri plafond hari n'igihe wabaga uzi ko bashobora kuza mu nzu ukavuga uti noneho baraza bavaneho byose. Icyo gihe twabaga mu nzu z'amategura ndabyibuka, ariko noneho ugahindura position ukamujyana y'urugo mu rutoki cyangwa se mu masaka. Icyo gihe hari amasaka yeze. Muri make twabayeho mu bihe bigoye cyane, ariko noneho uko bagenda bica abatutsi hirya no hino tuvuga tutese bizagenda gute. Icyaje kuba nuko FPR nayo yararwanaga ku rundi ruhande, inasatira cyane ku buryo nko mu kwezi kwa gatandatu wabonaga byo kwica abatutsi bimaze gusa n'ibicika intege, ahubwo abantu batangiye kugira ubwoba bavuga bati FPR igiye gufata ubutegetsi. Icyo gihe ku buryo byari bitangiye guhinduka ko noneho uretse n'abatutsi bari batangiye no kugenda bahiga abashakanye n'abatutsi. Hari ibyo bavugaga ngo abatutsi bihutuye, bivuga ngo abatutsi bashobora kuba barahinduye bakava mu bwoko bw'abahutu bagasaba kuba abahutu. Icyo gihe nabyo byari bihari, naho batangira kubira. Uravuga abavuye mu bututsi bakihinduza abahutu. Nayo gake yamenya bari wibeshye, bavuze ngo bavuye mu bwoko bw'abahutu bagahinduka abahutu. Nibyo, abavuye mu bwoko bw'abatutsi bagahinduka abo mu bwoko bw'abahutu, abo ngabo nabo bari bahari ku buryo batangiye guhigwa cyane. Ni ibihe rero byari bigoye noneho, ariko sinzi navuga ngo kubw'amahirwe, ariko nibyo reka bari kumbivuga. FPR ishyiraho umurindi, irarwana, habaho gukomanyiriza ingabo bari bari ku butegetsi icyo gihe. Noneho habaho gutangira guhunga, leta itangira kuva mu mujyi wa Kigali baza za Gitarama. Icyo gihe noneho abantu bakabona ko bibasatira babandi, nubwo yenda ntakwita bose ko bari harimo n'abaturage batazi n'ubutera hamwe icyo aricyo, bari barijanitse muri ibyo bintu byo kujya kwica, gusahura. Noneho ubona batangiye gucika intege. Bigeze mu kwezi kwa gatandatu nibwo wabonaga ko abantu bose batazi ikizakurikirana, none bavuga bati inkotanyi zigiye gufata ubutegetsi. Bamwe bati niziza zizatwica. N'abatutsi bari bihishe bakavuga bati bazaza yenda nabo batwice. Nta wari uzi ibyo ari byo kuko hari hariho n'ibihuha byinshi. Noneho rero mu kwezi kwa gatandatu cyaje kuba nuko kwegera ukwezi kwa karindwi inkotanyi zagiye zegera umujyi wa Butare, baza no kugira baranawufata, kuko umujyi wa Butare niba nibesha wafashwe mu ijoro ry'itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi. Ku itariki 4 rwose inkotanyi zafashe umujyi, ariko ubu ni ukuvuga ngo abasirikare ba leta ya Habyarimana, interahamwe n'abandi bantu babaga bazamuka. Ariko noneho ku gitangaje gatibuke, uko bazamukaga bahunga berekeza mu bice bya za Kibeho na za Gikongoro, muri abo ngabo bazamukaga habaga harimo n'inkotanyi. Abantu bakabihwihwiza, tukabona barica abantu ku ruhande, interahamwe zikica abantu, abandi ukajya kumva bapfuye mu buryo budasobanutse. Ibintu byari bibabaje cyane. Kubw'amahirwe rero nyine umujyi wa Butare umaze gufatwa ku itariki 4, ubwo ariko mama aza kuza kudufata, araduhungana, aravuga ati ibintu byakomeye, noneho dufata inzira hamwe n'abandi twerekeza mu bice by'Ikibeho. Ikibeho niho abantu bose bahungiraga. Ubwo rero mu guhunga byabaye ngombwa ko wa muvandimwe twari duhishe tumushakira ahandi hantu ho kwihisha. Noneho turagenda, ariko nta shuwa twari dufite, twavuga tutenda dushobora no kumwica. Mu kugenda rero kugera za Kibeho ntabwo twabashije kuhagera, kuko mama turi hafi kugera Ikibeho yabonye ukuntu situation yari imeze, ngira ngo n'umutima nama wamujemo, aravuga ati uzi n'ibindi imana banjye, ati niba ari uguhunga inkotanyi tigiye numva ko nta kintu zaza ngo zitwice yenda ziduhora, kuko nta kintu ugenda nakoze, ati muze dusubire iwacu, niba bazaza bakatwica bazatwica, aho kugira ngo tugende tuzagwe mu nkambi cyangwa se gukomeza muri ubwo buzima. Kuko byari biteye ubwoba, warakebukaga ukajya kumva bisha umuntu, wakebuka ukajya kubona ukabona abasirikare baricanye bararasanye, byari ibintu biteye ubwoba.
ubwo rero turagarutse tugeze ku murenge aho twavukaga hariya wabonaga Ntezimana Lauriyani bafatiye video noneho icyaje kuba nuko abaturage bose bari baragiye ubona ku murenge wose hari abaturage bake cyane rwose batari benshi noneho biba ngombwa ko turara hariya ahantu ku muhanda Lauriyani bamugaragaza ngo twararaga hariya rwose kuri kariya gahanda hariya neza kuri biti umuntu wikambye akaza tukisungana kuko twarabaye tuti niturara mu ngo zacu twenyine baraza batwica urumva ko ako gace deje kari karafashwe n'inkotanyi kubw'amahirwe rero ibi ngibi ndagira ngo mbivuge kuko hari abantu akenshi bakunda gushimira abahutu bakijije abatutsi ariko hari abantu benshi bagiye bagira ubutwari bitavuga ariko ntekera ko bizanavugwa hari n'abahutu bagize initiative zo gukiza abahutu bagenzi babo bari bageramo ibi rero ndabivugira ko mu bantu nongera gushimira cyane bivanye ku mutima Ntezimana Lauriyani muri ibyo bihe benshi bavuga ko yakoranaga n'inkotanyi nako twabikekaga abantu bakaza Lauriyani akorana n'inkotanyi noneho rero nabyo byabaye amahirwe yacu kuko tumaze kugera kuri uwo murenge nyuma y'itariki nk'eshanu nyuma y'iminsi twaragarutse mu rugo cyangwa iminsi ine nibwo Ntezimana Lauriyani yaje ashobora kuba hari ukuntu yakoranaga n'inkotanyi kuko ndabizi ko nawe ari umwactiviste kandi rwose yabikoze neza ko yadukijije tugiye kubona tubona inkotanyi ziraje uti noneho ziratumaze abantu bamwe bakwirwa imishwaro abandi baravuga bati birarangiye ariko kubw'amahirwe inkotanyi ziraza ziraduhumuriza ziti tuje kubarindira umutekano ahantu muri mu karere k'imirwano igihe cyose hashobora kuba ibibazo bati twe tuje kubatwara ubwo uko badusanze aho ngaho twari abaturage tugeze nko kuri 40-50 ariko hakaba hari abandi bari bagiye kwihisha hari abasaza n'abakecuru bari ku uwo musozi batashoboraga kugera aho ngaho noneho rero babasirikare twese baradukusanya batuvanya ngaho ku murenge wacu batujyana muri centre ville i Butare kuva mu rugo kugera muri centre ville twagize urugendo rugoranye cyane kuko twagendaga tubona imirambo ngira ngo bazi byabaye mu Rwanda ushobora kureba ukamenya niba imirambo ubona ari abantu bishwe n'interahamwe cyangwa se bishwe n'inkotanyi kuko kenshi wasangaga abantu bishwe n'inkotanyi baziritse ku cyo bitaga akandoyi amaboko boheye inyuma muri izo nzira rero badutwara twabonaga abantu bapfuye kandi urumva hari mu matariki hafi 10 atarageraho byari mu matariki 7-8 gushoza ukwezi kwa karindwi hari abantu benshi batazi akandoyi ushobora gusobanura icyo ari cyo akandoyi ni uburyo bajyaga kukwica bakabanza kukubohera amaboko inyuma noneho bakagufunga ku buryo agatuza tunaga cyane kakaza hano imbere ku buryo kukwica ntabwo byabaga bibagoye hari n'abavuga ko ngo bashoboraga kuba bagukandaho gatoyo cyangwa se bakaba bakoresha n'ifuni twagiye tubona imirambo myinshi ako karere ni mwagarutse iwanyu ku murenge yego nyine bamaze kudutwara baratujyanye tugeze muri groupe scolaire Butare niho badukusanyirije naho twaje kuza kuhurira ninde wabakusanyaga abasirikare ba FPR inkotanyi ubwo ni naho abantu mwari muri ni FPR yari yarangije kuhafata deja nibyo ni nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Butare rwose nk'iminsi itari ntabwo igera kuri 5 kuko bawufashe ku itariki 4 ni nkaho ngaho rwose hafi muri iyo minsi ubwo rero tumaze kuhagera Ntezimana Lauriyani nibwo yahadusanze araduhumuriza cyane cyane ko twe turi kumwe na mama we ubwo yenda nakomoza ko Ntezimana Lauriyani n'umusaza we Niyitegeka Felicite uri yabarwa mu ntwari z'u Rwanda nawe icyo gihe twe twaramenye ko yapfuye hari umuvandimwe wa Ntezimana Lauriyani nawe bari barishe muri gereza bamwita umututsi ariko ndagira nkubwira ko nyuma yaho hari abandi bantu muri famiye izo famiye zacu zegeranye hafi bagiye bicwa yenda nzagenda ngarukaho mu bindi biganiro ubwo rero muri groupe Butare twahasaza abantu benshi bahakusanyirijwe Ntezimana Lauriyani araduhumuriza ati muhumure ndamwebwe ntacyo muzaba ubwo hari abandi bantu bari kuri stade we niba nibeshya hari abandi bari Isave mbese FPR yagiye ikusanya ahantu hatandukanye abantu kugira ngo byitwe ko babarindira umutekano nk'uko no muri video bavuga nyuma rero yo muri groupe scolaire Butare baje kuza kutuvana aho ngaho batujyana ahantu ku bimetero bike bitegeze ku 10 uvuye mu mujyi wa Butare n'ahantu bita Mwirango Mwirango rero niho twaje rero kuza kubonera ishyano kuko twagiye ubundi twijejwe ko turindirwa umutekano noneho tuhageze kuko turindirwa umutekano babanza kudushyira areze batubwira ko ari kugira ngo baturindire umutekano
icyo gihe bakawohereza abantu bakajya gushaka ibyo kurya. Hari amakamyo yajyaga kuzana umuceri ahitwaga Mukiri n'ahandi hantu hatandukanye. Hari amaduka yabaga yarasize arangaye, bakajya kuzanamo ibishyimbo bakaza bakadutunga. Icyo gihe twari mu birumvikana. Mirango hari impunzi nyinshi cyane zagiye ziva hirya no hino, abahutu n'abatutsi bavanze, ariko bien sûr nk'uko n'ubundi umubare munini wo mu Rwanda ari abahutu bari benshi bari biganje, ariko hakazamo n'abatutsi babaga barokotse bavuye mu bihuru. Nuko mbese dukora inkambi ya Rusari. Aho rero Mirango ibyaje kuba nyuma yaho nibyo byagiye bibabaza abantu, kuko nyuma y'uko guverinoma ishyizwe ku itariki 19 kwezi kwa 1994 noneho hagiye hategurwa ibikorwa byo kwica abantu mu buryo rwose ubona ko byabaga biteguye. Ibi ngibi byakorwaga gute? Baraje noneho bakazajya baza bati muze tujye mu nama. Abantu bagahamagarwa bose bagahurizwa ahantu Mirango, ahantu hari harahoze ahantu hari isoko. Noneho muri izo nama niho bavugaga ko ngo bashaka kugira ngo bagarure umutekano mu bantu, bagasaba abantu bari abarimu, abari abaganga, bari abayobozi, abari abakonseye, abo bose bakabatoratoranya bakababwira bati muze tugira ngo twongere tubasubize mu kazi. Noneho abantu bati jewe na rumwarimu je nari kose, yewe hari nabibeshyaraga. Ibi ngibi ndabivuga kuko mbizi, kubera ko icyo gihe abantu bavuga bati nta wamenye no gushaka imibereho. Abo rero nibo bagendaga bakabafata bakabajyana ngo bajyanye mu nama zindi, noneho bakazabarundanya bakabashyira mu makamyo bakajya kubicira ahantu bitaga Kabutare. Ibyo bintu ndimo mbwira ushobora kumva mbivuga gutya ukibaza ko ari ibintu byabaye par accident. Ubonaga ari ibintu birorganize, kuko icyo gihe barazaga bagakoresha inama nka 2 mu cyumweru cyangwa 3 mu cyumweru, noneho hakabaho na gahunda yo guhaba abantu ibiryo. Bakabahamagara ngo muze tubahe ibiryo, bakabanza bakabaha ibiryo rwose bakabizeza. Mu kubaha ibiryo bakarukirita abana b'abasore babaga bafite imbaraga, bakabashyira mu makamyo. Abo bana bakajya ahantu kujya kuzana imyaka kuko byari binakenewe. Babatwaraga bwa mbere, bwa kabiri noneho bagaruka batuzaniye ibyo kurya. Cyena umwana icyo gihe hamwe na famiye ya mama n'abandi bantu, ndibuka ko bajyaga nko mu nganda z'imiceri zabaga hari Butare. Hari abacuruzi babaga barasize amaduka y'abafunguye bakajya kuzana amasukari, imyunyu n'ibiki. Noneho bakabajyana nk'inshuro ya mbere, abantu bakavuga bati ibintu ni byiza, bakabajyana noneho yenda nk'inshuro ya kabiri, bakagaruka tukababona. Ubwo uko babagaruraga ku nshuro ya mbere, ku nshuro ikurikiye barubyiruko rwariyongera, abantu bakabigwanya. Kubyo nari ndabyibuka ko nageze gushaka rwose kujya kujyana nabo basore, ariko nta mbaraga nari mfite nari muto. Noneho rero icyabaye nuko noneho barazaga ku nshuro ya gatatu, babajene babatwara, ugategereza icyumweru, utegereza ibyumweru 2, utegereza ukwezi, abantu ukabashaka ukabona. Ababyeyi babo ku buryo bakomeje kugenda bajya kubaririza niba abana babo baba bakiriho. N'uyu munsi hari ababyeyi babo basore bakuye amaso. Uretse ibyo rero baje kuza gutegura indi gahunda. Niyo mpamvu mvuga ko abantu bo muri FPR Inkotanyi bakoraga ibintu babizi kandi bipanze, atari nk'ukuntu interahamwe zicaga abantu zarangiza zikaza zirwo zigamba. Ubonaga ko ibintu bya FPR Inkotanyi byabaga biroroganiza. Noneho urumva batwaye babasore babajyanye mu byo gushaka ibitunga impunzi. Nyuma yaho baraza bati murabona umutekano umaze kugenda ugaruka. Babwiraga nk'abantu babaga batuye mu bice bya za Tumba, za Cyarwa, abantu babaga batuye mu bice bya za Sayara n'ahandi mu mirenge yegereye aho ngaho Mirango bari badukusanyirije. Ati rero dore umutekano umaze kugaruka iwanyu, bati turagira ngo noneho tubacyure musubire mu mago yanyu. Ibi ngibi ndabivuga ko numvise Prudentienne mu kiganiro mwagiranye nawe yakomojeho ko yanyuze Mirango. Mirango rero niho twari turi, ku buryo uko gukusanya abantu noneho batangiye kubabwira ngo babatahane, nabwo barabisha. Ibi ngibi bikaba binagaragara cyane muri video twabonyemo Ntezimana Rayane. Nagira ngo musabe unyemerere dukurikirane agace k'iyi video, murebe uburyo abantu babakuraga ku mirongo, babanzaga kubavana mu ngo zabo bakaza bakabakusanyiriza ahandi muri cya kibuga kinini cyari isoko ryo Mirango. Noneho
bakabakusanya bakababwira ngo bagiye kubatahana ariko abo bantu kubatahana ntabwo babagezaga mu rugo kuko twaje kumenya amakuru y'uko babapakiraga ikamyo bakajya kubicira bamwe ku Kabutare. Niba hari umuntu waba ufite amakuru arushije ayo naba mfite yazabitubwira, ariko nagira ngo dukurikirane iyi video kuko ahangaha mirango niho narindi mu myaka yanjye ishoboka ko nanjye nashobora kuba ndi kuri uyu murongo ariko Imana yakinze ukuboko twebwe ntabwo twari turi kuri mirongo kubera impamvu ndibuze gusobanura nyuma. Comment imaginer que des actes de vengeance ne soient pas commis? Rumeur, réalité, on raconte qu'en juillet, 500 hommes des Hutus ont été enlevés du camp de Ringo par des soldats du FPR et puis qu'ils ont été tués dans un camp militaire que personne n'a pu visiter. Les récits d'exactions commises par des soldats se multiplient, mais les preuves sont rares. Le FPR reconnaît d'ailleurs des actes de vengeance individuels, mais il les condamne et dit qu'il va les juger. Le responsable du camp nie tout en bloc. Martin, qui a vécu toute sa vie au Zaïre, est en charge des distributions d'outils, de nourriture et de l'éducation idéologique des déplacés. Nos questions le rendent nerveux. Et il n'a pas peur d'être là maintenant? Hein? Il ne peut plus répondre? Il peut plus répondre? Il n'a pas peur d'être là. Non, il n'a pas de problème ici. Il se présente avec tout le monde, tous les autres. Alors nous on commence, vous pouvez maintenant... Bon, vous revenez demain, je vous donne tout le temps parce que nous avons aussi à faire, n'est-ce pas? Ok. Ce ne sont pas les dénégations d'un homme comme Martin qui convaincront les réfugiés de regagner leur colline. ngira ngo rero umaze kubibona ahangaha ni mwirango neza muri iyo centre niho nari bishoboka ko yenda ntagaragara muri aya mashusho ariko aho ngaho niho nari bivuga ko ibyahabereye ndabizi kandi byatubagaho rwose atari ibintu byarwihishwa. Aba baturage babonye Martin ni umusirikare nari muzi ari n'abandi bitwaga ba Jean Marie bakusanyaga abo baturage nibo bateguraga abo baturage bakabuzuza amakamyo n'imitungo yabo wazanyikirago wazanye igare bose bakabapakira noneho nibwo babatwaraga kuko ikamyo yashoboraga kuza igapakira nk'inshuro 3 cyangwa 4 ku munsi. Noneho cyatangiye gutera impungenge abantu twe turi mu nkamba ngo mwirango twatangiye kumva ibihuha ntabwo byari ibihuha ariko byatunyuraga mu matwi abantu baraza bati muzi amayeri y'inkotanyi bati buriya bari abantu batwara bajya kubica abantu bamwe bagatangira kubihakana. Noneho rero abantu bakaza bakatubwira bati bari abantu bajya kubica ku Kabutare kuko twaje gusanga kuko ari nabyo kuko ntabwo ikamyo yashoboraga kuba icyuye abantu bamwe na bamwe bavuga ko bacyuye za Bugesera cyangwa se mu yandi makomine ya za Gitarama hirya ikamyo ikabavana aho ngaho saa 5 ukajya kubona ukabona saa 8 ukabona iragarutse. Bivuga ngo barabatwaraga bakabajyana iyo ngiyo za Kabutare ahantu babiciraga bivuga ko barangizaga no kubica bakabatwika n'ibitunguru ibyo ntabwo nabiyagaza ariko byaravuzwe hari abantu bafitiye ubuhamya. Noneho rero bakagaruka bakongera bagatwara n'abandi gutyo ku buryo wasangaga buri munsi hari ibyo bikorwa. Bagiye kutugeraho rero twebwe kwa kutugenda twari dutuye bitari ko cyane yo mwirango abaturage bacu batanya kuvuga bati twebwe ntabwo twemera gutaha bati twebwe tuzataha n'amaguru batoya bati mushobora gutaha n'amaguru mugakubitana n'intamwe tutoya twebwe rwose tuzataha n'amaguru. Bashaka kubyanga ko abantu bari batangiye kuvumbura ko abatahaga barishwaga ari nabyo abantu bavugaga ngo hari amayeri y'inkotanyi. Abantu bakaza mu nkambi ndabyibuka nubwo nari umwana bati inkotanyi zifite amayeri ageze ku bihumbi nka 2 bati rero kandi ubu ngubu zimaze gukoresha amayeri 3 yonyine murumva asigaye uko bizajya. Akabigaze kwa ntakeza amayeri 2,000 hakoreshejwe 3 gusa. Ariko abantu bashaka kugaragaza ko hari amayeri akoreshwa mu kwica abantu. Icyaje rero kuba nuko twebwe twagize amahirwe ni kwataha muri aya makamyo ariko wumve none byaje kumbaho giye ku giti cyanjye. Noneho umwe mu bahungu twari turi kumwe aho ngaho mu nkambi wo mu muryango wacu akaba na murumuna wawo ndi twari twarahishe yarandutagaho gatoya
noneho rimwe aza kuza kuntwara ati ngwino twigende tujye gutembera, tujya gutembera. Icyo gihe wakora umuhungu ukuze nk'imyaka 20 n'ingahe, tujyana gusura abakobwa b'inshuti ze yari yaramenye bavuye mu gihugu cy'u Burundi, babandi babaga baratahutse bavuye mu Burundi. Bagenda tumarayo amasaha, ariko noneho bya bikorwa nakubwiye byo kuza gutwara urubyiruko rujya gupakira amakamyo, noneho baraza bati turashaka abajene bajya mu gisirikare. Bivuga ngo baravuze bati dukeneye abantu bajya mu gisirikare, dukeneye abantu baza rwose bakadufasha. Icyo gihe ubuzima twe turimo ari mu kwezi kwa 8 kwa 9 kwari kutaragera, abari bari mu myaka 18 kuzamura, natwe turi mu myaka 14-15, ubunaga nta bundi buzima. Ikindi mu gisirikare twabonaga hari abana bitwaga bakadugu imyaka 10-12 batwaye imbunda. Noneho kareba ukavuga uti nta kindi, abajene benshi biroha mu gisirikare. Kuko amahirwe rero tuvuye gusura babakobwa, jewe nta n'umwana sezi n'ibyo gutereta, noneho mu gutaha tugiye akabi gaseko nka keza, tugiye kugera muri quartier aho twari dutuye, tugiye tubona amakamyo atwaye abantu barimo abahungu twabanaga aho ngaho badupepera ngo turagiye ngo bati tugiye mu gisirikare. Ikamyo yari amakamyo 2 twayirukanse inyuma dushaka guparamira kwa kundi abantu mu giturage baparamira amamodoka no mu mujyi twaraparamiraga. Icyabaye mu gihanganira abantu turi guseka suko tubiseka kwa kubishimishije, twirukanse kuri iyo kamyo giye no muhungu dushaka kugira ngo twurire ikamyo tujye natwe mu gisirikare, kuko twumvaga nta kindi kintu tuzakora. Ahubwo niki babaje ntabwo twebwe ababyeyi bacu muri abo bahungu bujujwe aya makamyo, ntabwo babaga benshi babibwiye iwabo kwa kuba bati tubivuga ntibatwemera. Aho ku muntu rero kugira ngo n'Uwiteka, icyabaye nuko ayo makamyo icyaje kuba nuko ya makamyo aragiye aradusize, turababara durataha, turababara tunabibwira iwacu ko amakamyo yadusize, turababara biteye ubwoba kuko twumvaga ko nta bundi buzima. Kubaho kwacu rero kwaje kuza kugenwa n'Imana, kuko Gatebuke ndakumenyesha ko ayo makamyo yose yapakiraga abo basore, kuko bagiraga buzuye amakamyo, nta n'umwe wigeze agaruka. Ababyeyi babo batangiye kuba proud, bumva ko abana bagiye mu gisirikare, bakumva ko yenda bazabakiza, bakumva ko bazabaproteja. Ariko ndakumenyesha ukuri ko nta mwana n'umwe muri abo ngabo wigeze agaruka. Twaje kuza kumenya amakuru yuko bagendaga nabo bakajya kubica, ku buryo hari n'igihe bashakaga kubavangura abana b'abatutsi bagashaka kwidentifya nk'abatutsi, ariko kugira ngo batabavanamo bakazajya kuvuga ko habaye ubwicanyi, nabo bakabicira hamwe n'abo bana babo. Hari umuntu warokokeye ibyumba nawe wamaye ubuhamya nk'ubwo ngubwo muri iyo minsi muri 1994, we byakubise ariho ari nawe ibyo byo kujyana abana b'abahutu n'abatutsi bagiyemo bayobayemo wenda cyangwa batwaye babibeshyeho nabo bakabica, kubera ko babaga bavuga ati nibimenyekana nyine bazamenya ubwicanyi bw'inkotanyi. Nibyo, hari umuntu umwe nzi warokotse ubwo bwicanyi, kari akana kari kakiri gatoya, nako nyine cyane ko kiragiye nta nubwo bajyaga bareba cyane ibigango cyangwa se imyaka, baratwaraga bose. Noneho ako kana babagejeje ahantu bagombaga kubicira, havamo umusirikare umwe w'inkotanyi, kuko buriya abantu bajye babivuga ntabwo inkotanyi zose zari mbi. Noneho havamo umusirikare umwe w'inkotanyi, akabona nk'akana k'ahantu yari azi, noneho aragendera agashikura ati wakagurikiwe wano waje kwamara iki? Umwana ati ndeka nigire mu gisirikare, ati vamo, ati umwana ahubwo gira ngo yenda ahubwo niwe ugiye kumwica. Wa musirikare abarokoye kakana gutyo, nuko kakana nyine nyuma yaho kaje no kujya mu gisirikare, kuko yenda ntabwo akiri mu gisirikare, ariko ni gutyo kaje kuza kurokoka. Umwana akaba yaraduhaye timonyaje y'ukuntu abo bandi bose ari wowe wigeze arokoka. Ubwo unabyumve neza ko muri abo ngabo bishwe hari harimo abahutu, hari harimo n'abatutsi. Bivuga ngo nanjye na wa muhungu wo muri famiye, ngo ni nka mubyara wanjye mu miryango, iyo tuza kurira yakamyo urumva byari gukurikira. Mwakijijwe muri make no kujya gutereta no kutagira speed yo guparamira. Ibyo uvuze byo rwose, iriya kamyo itadusiga urabona kuvugana nanjye.
rero Gatebuke nagira ngo wenda byabaye muri 1994 kubivuga biragoye. Bigaragara cyane ko abanyarwanda turacyafite inzira ndende yo kongera kubana, kuko hari ibintu byinshi byagiye biba urwitwazo. Interahamwe zica abatutsi baravuga ngo hari yashaka kwirwanaho, ahubwo ugiye nkanagira amayobera uretse ariya biriya bavuga ko inkotanyi zaje zifite amayera arenga 2,000. Abantu bo mu bicaga abatutsi bavuga ko ngo birwanaho kubera ko ngo habaga hari ibyobo ngo byacukuwe n'abo mu bwoko bw'abatutsi ngo kugira ngo bazabanagemo, noneho bo bakagenda bakica abatutsi bakagenda bakabanagamo bavuga ngo niho bagomba kubashyira. Ibi ngibi ni ibintu abantu bagiye bakora kugira ngo bashishikarize abantu kwica abandi. Noneho hari n'avuga bati inkotanyi zimaze gufata igihugu, ibyo byabaye bari byawe kwihorera. Gatebuke ndagira ngo nkubwire ko kuza gutwara abantu mu nkambi yo Mwirango, ubwo nakubwiye Mwirango kuko ni Save n'andi impunzi zahe ziri hirya no hino, kuko mfite ubuhamya bw'abantu bazabyumba za Kibungo, niko babicaga, byari biroroganize. Ntabwo ibi ngibi babigereranya no kwihorera cyangwa se vengeance, ahubwo byabaga ari ubwicanyi buteguye kandi buteguye mu bwenge bwinshi. Kuko urabona nk'abo bazungu bazaga gukora izi documentaries, bababona bakababwira bati twebwe turimo turashaka gusubiza abantu mu buzima busanzwe, ariko abo bantu babavanaga ku mirongo bajya kubica. Hari ibintu abantu batajya bavuga. Inkotanyi iyo mvuga ko zagiye zikora ibintu zabiteguye, ntabwo zigeze zihubuka rwose. Ubwo ndakubwira ko aho twagendaga, nibuka ko n'ahantu twabaga aho mu Mwirango hari imirambo y'abantu bari ku Kandoyi, nasubiyemo, babashyize mu mifuko, babaga bari mu byobo aho ngaho. Abo bantu birumvikana ko wenda uyu munsi yenda bashobora kuba barashyinguwe mu nzibutso, ariko bagendaga batoratora abantu bakagenda babica aho ngaho no ku mirenge. Ikintu ntavuze, tukimara kuvanwa ku murenge wacu, Ntezimana Lauriyani amaze kutwohereza abantu bakaza kuza kutwevakiwa, hari harimo na mama we n'abandi bantu benshi mu muryango yacu. Bakimara kudutwara, ba bantu bari bacitse bajya kwihisha bavuga bati ntabwo twamenya amayeri y'inkotanyi, ibyo nyine byavugwaga. Abasaza n'abakecuru bari basigaye ku murenge bose barakorobye, bose barabica ku buryo twagiye kugaruka ku murenge nko mu kwezi kwa 11 cyangwa se kwa 10, nta muntu n'umwe usigaye ku murenge, ku buryo umurenge wose byari imbwa, byari abapfu, byari urende gukora bitagahinda. Noneho nkanakomoza ku kindi kintu cyuko hari ibintu abantu batavuga ko nko mu mujyi wa Butare, byo ndabizi nabyiboneye n'amaso, hari zimwe mu nzu zasenywe n'ibisasu igihe ingabo za Habyarimana zarwanaga n'inkotanyi. Amazu amwe arasenywa kubera kurwana, ariko natwe hari zagiye zitugwaho aho twari turi, donc ibyo byo gusenya no gusenyuka nanjye narabibonye nubwo ntari aho ngaho i Butare. Yego, ariko noneho ndakumenyesha ukuri ko mu kwezi kwa 8 turi Mwirango, hari amazu twabaga twaranyuzeho tuva muri groupe scolaire i Butare, ari amazu ahagaze ama etage. Nibuka ama etage ari imbere ya kaminuza y'u Rwanda, nibuka amazu y'abacuruzi bamwe na bamwe ari mu mujyi rwagati, yari amazu ahagaze, abacuruzi bari bazwi. Noneho mu kwezi kwa 8 tugatangira kumva ibibombe barasa, kumva kwenda ni intambara uko. Ariko twongeye kugaruka mu mujyi Butare, dusanga ya mazu yose barashe. Noneho ukibaza ukuntu ayo mazu yaragihagaze, bafata ubutegetsi nta kintu yarabatwaye, banashyiragamo ibikoresho byabo banayabamo, ariko nyuma yaho baricara amazu bayashyira hasi. Ibyo nibikwereka ko hari umugambi bari barateguye, babikoraga babizi gusa bakabikora mu bwenge, kuko birindaga ko hari umuntu warabukwa muri ibyo bikorwa bakoraga. Yamayeri 2,000 nibyo. Ndagira ngo rero nkubwira ko abantu bagiye babica muri ubwo buryo, bavanye mu nkambi, abandi bagiye mu bisirikare, abandi bagiye babica mu bundi buryo. Noneho bagiye batangira gutoratora abantu bamwe, bakajya kubafunga. Nibwo amagereza yo ku Karubanda yatangiye kuzura abantu, nibwo bamwe mu batutsi batungaga intoki, akaba yavuga ati uriya yaranyiciye. Uwo baticiye aho ngaho akagira amahirwe, nko mu kwezi kwa 8 kwa 9 bari batangiye kwinjira muri gereza, bakabajyana
noneho tuza kugira amahirwe mu kwezi nk'ukwa 10 aho ngaho nibwo twasuye ku murenge iwacu dutangira ubuzima bwari bugoranye cyane kuko wabonaga ari mu miborogo ari mu ntumbi ari imbwa zirwa zirya bapfa aho ngaho tuba mu bintu biteye agahinda. Ikindi nuko nyine muri icyo gihe hari bamwe mu batutsi bari bavuye mu bihugu by'u Burundi binjira mu mujyi wa Butare bubona babyina insinzi, ariko twebwe tugifite imitima ibabaye cyane yo kubura abantu. Nkanjye ndakubwira wenda mu miryango iwabo ba mama hari abantu twagiye tubura, hari abana twiganye, hari abana bo muri hari abandi bantu bavandimwe twagiye tubura mu buryo butandukanye, inshuti y'abavandimwe. Ibyo rero twebwe byaradushenguraga cyane ku buryo ntabwo byari ibihe by'insinzi ofete nubwo bamwe nyine babyinaga insinzi. Rero nyuma y'uko ibi bibaye bigaragara cyane ko mu by'ukuri abantu bari biteze ikintu gishobora gutuma gutuma abanyarwanda bongera kubana. Ababonaga FPR ifashe ubutegetsi baravugaga bati noneho hari icyizere aba ntabwo bazongera gupfa. Twese niko twabitekerezaga, ariko cyaje kuza gutangaza nuko wabonaga ko hariho nk'umugambi uretse wo interahamwe zagiye zitegura zigakoresha n'abaturage batari mu nterahamwe bakica abantu. Wabonaga hari uburyo systematique abantu bari mu gufata ubutegetsi bari bafite bwo kugira ngo bagende bica abantu, ku buryo ibi ngibi bitashoboraga no gutuma abanyarwanda bongera kubana bumva ko nyuma y'ibyabaye ubuzima bushobora gukomeza. Reka dukurikirane clip ya Ntezimana Lauriyani arabisobanura hanyuma turagaruka nyuma y'iyi clip. Dans certaines collines comme celle-ci, les soldats du FPR ont regroupé la population ou ce qu'il en restait pour mieux la protéger ou mieux la contrôler. La dernière fois qu'il est venu ici, Lorient était accompagné par des soldats du FPR. La maison était intacte. Ça, c'est ma bibliothèque personnelle qu'ils ont dispersée. Il accuse les soldats du FPR de l'avoir pillée, mais il n'y attache pas trop d'importance. Les fables de Florian. Comme beaucoup de Rwandais, cependant, Lorient s'interroge sur le nouveau pouvoir installé à Kigali. Pour le moment, la construction du Rwanda nouveau est un but déclaré du FPR. Et j'espère, et je veux bien l'aider à la réalisation de son noble but. Mais ce que je vois, parfois me fait peur. Parce que vous savez, le premier pouvoir, le pouvoir qui est parti, le gouvernement qui est parti, ou plutôt, disons, en gros, le pouvoir de Habyarimana, on disait que c'est le pouvoir d'un Akazu. Akazu, ça veut dire pratiquement un club. Hein? Akazu, c'est un club. Ceux qui sont dedans ont tous les privilèges. Et ceux qui sont dehors ont tous les devoirs. Et pas de privilèges. Alors j'ai l'impression que cet Akazu-là risque de se recréer. Parce que parfois, le FPR donne l'impression d'être un club aussi. Quand vous êtes dans le club, tout vous est permis. Quand vous êtes hors du club, finalement, vous n'avez qu'à vous taire. Vous êtes comme un sac de haricots. On vous met à gauche, vous allez à gauche. On vous met à droite, vous allez à droite. Et il vous est interdit de demander pourquoi. Et cette interdiction n'est pas expressément formulée. Mais on vous fait sentir ça. Alors je crois que si ce phénomène de club continue, je crois que le Rwanda nouveau ne sera pas si nouveau que ça. Les Hutus qui avaient accepté les Tutsis ont été massacrés avec les Tutsis par les Interahamwe. Et maintenant, les Tutsis, dieux de l'intérieur, c'est-à-dire qui ont vécu avec les Hutus, risquent aussi d'être marginalisés, voire massacrés par le FPR. Et donc je dis, ceux qui avaient accepté la différence, ceux qui acceptent la différence, c'est eux qui risquent de le payer. Or pour moi, la différence, c'est ça la construction, la base de construction d'une société moderne. Si on n'accepte pas la différence, si on n'accepte pas le pluralisme, il n'y a pas de société moderne, c'est pas possible. Aya mashusho akenshi iyo nyarebye ndababara cyane kuko Lauriyani yakoreye interview ni mu rugo, bamwe mu bana mubona muri aya mashusho bamwe barakuze, harimo abapfuye muri aya mashusho mubona nanjye nzi, ariko
nagira ngo ngaruke ku byo Lauriyani Ntezimana agarukaho muri aya mashusho aho avuga ko ibyabaye mu Rwanda hari icyo twari dusanzwe tuzi cy'akazu aho ubutegetsi bwafataga abantu bamwe bakumva ko ababurimo ari bo bagomba kugira icyo yita privilege noneho abataburimo bakaba bagomba guhondagurwa akavuga ati rero mfite impungenge z'uko akazu twari dusanga mu Rwanda noneho FPR ariyo yagombye kuba ifite mu ntoki gukiza abantu no kubanisha abantu bishobora nabyo kuzaba pire donc ntibibe kubera ko hari abahutu baricwa hari n'abatutsi badafite ibitekerezo bimwe na FPR nabo baricwa Gatebuke tumaze imyaka 26 bibaye mu minsi yashize nahamagaye Uncle Ntezimana Lauriyani ni marume niko nabivuga no muntu wamboreye izuba mvuka n'iki kugeza uyu munsi mbaye umugabo namubajije nasubije inyuma y'amashusho hanyuma ndongera ndamubaza nti Lauriyani aya magambo wavuze hari nko mu kwezi kwa 8 muri 1994 jenoside ikimara kurangira ubona hari icyahindutse yarambwiye ati ibyo navuze n'uyu munsi nibyo bikiriho rero iyo tugarutse ku byabaye mu Rwanda numvise muri iyi minsi Perezida Kagame yarakoresheje nawe ijambo twajyaga dukoresha rimwe na rimwe ukavuga uti mu Rwanda habaye amahano bakavuga ko wagize ingengabitekerezo ariko nawe numvise arabikoresheje nanjye nabyibashishijeho n'uvuga bamwe barirwa badutera amabuye ngo twagize ingengabitekerezo ko twabyise amarorerwa we baramugenza gute kandi ko akenshi baba ari abantu bamushyigikiye nibyo ni ikibazo kuko benshi mu bari bamaze kurokoka ubwicanyi bwa FPR babonaga ko FPR ari nk'umucunguzi natwe abantu twabonaga ko ifasha ubutegetsi twaranyuze muri ibyo byose nakubwiye twumvaga ko hari ikigiye kuba cyuko abantu bazahuriza hamwe abantu bazongera kubana abanyarwanda tukaba abanyarwanda b'umutima ariko rero byabaye nakomojeho igihe twari turi hariya mu Irango n'ibindi byagiye biba hirya mu gihugu n'ibyabaye muri za 1996 abanyarwanda bamwe bakajya za Kongo n'uyu munsi tukaba tukibona abanyarwanda bapfa ubona ko ni ikibazo kinzi niba abanyarwanda iyo tuvuze ngo never again koko ari never again kuri twese biteye agahinda kuba uyu munsi aya mashusho Ntezimana Lauriyani yakoresheje bikirangira ariko uyu munsi tukaba tubona ko nta shanga yigeze biteye agahinda aba rero yenda navuga nti abantu twari dukwiye kugira isomo ry'ibyabaye mu Rwanda ntibizongere kandi abanyarwanda tukiga ko iyo habayeho ikosa bigomba kuduha isomo mu buzima bwacu byahariye nyabona ibyabaye mu Rwanda bamwe mu banyarwanda bitaduha isomo ngo bitwigishe guca bugufi kubabarirana no guha agaciro buri mugenzi wawe aho yaba mu bwoko yaba muri aka karere tuvuga abahutu tukavuga abatutsi tuvuga ndetse n'abatwe nubwo tubavuga gakeya ariko twese turi abanyarwanda dusangira u Rwanda uretse no gusangira u Rwanda kandi dusangiye kuba abantu mbere yo kuba abanyarwanda kuko iriya mipaka ukuntu yaciwe yashoboraga gucibwa ukundi tukaba abarundi twese cyangwa abatanzania cyangwa abagande cyangwa abanyekongo cyangwa se simbizi turi abantu mbere yo kuba ibyo byose bindi umunyarwanda umututsi umuhutu umutwa umunyendugu umukiga umukire umukene ako ngako nanjye aho ngaho ndagushyigikiye kuri icyo kintu uri kuvuga none ndagira ngo dusoze nkubaze ikibazo cya nyuma wowe ubona bizi kugira ngo noneho iyo never again ibe ikintu koko nyacyo ukurikije ibyo Oncle Lauriyani yavuze ko bitahindutse kugira ngo bihinduke never again ibe never again ni iki cyakorwa wowe ubibona gute ntabwo ari ikintu kinini abanyarwanda dukwiye kwanga ikinyoma aho kiva kikajya abanyarwanda tukagarura ubumuntu njya nkunda kubikomoza aho mvuga ibyabaye nyine muri 1994 ubu buhamya mubwira ntabwo burutu bw'abandi bagiye batanga ubuhamya
bwabaye ahantu henshi nta kintu gishasha mvuze muri ibi ngibi ahubwo ntibivugwa uko bikwiye rero nk'uko nabikomojeho ukwiye kuvana amasomo menshi mu byatubayeho muri 1994 hari bamwe mu bahutu babonaga abatutsi bageramiwe bakumva ko ibiba biraba ku batutsi ni sawa nta kibazo birahitana abatutsi twebwe ntibitureba nyuma yaho mu buhamya nagiye nkubwira biraba noneho nabo batangira kwicwa inkotanyi zibiraramo ntawe ntunga agatoki ushobora kuba arabaye inkotanyi cyangwa se utarabaye inkotanyi ariko ibi birazwi nubwo abantu akenshi bakunda kurwanira inyito nkagaruka cyane ku buhamya bw'umuntu witwa Mireille mwaganiriye muri iyi minsi yewe ntagaruka mfobya genocide sinabyifuza ariko simbona ko abantu twagombye kurwanira amazina yazanywe n'abazungu yo kutwumvisha ko ibintu ari genocide reka tunabyemere ko ari genocide ariko abanyarwanda urupfu rwabo rw'umuhutu rwabo n'urw'umututsi nk'uko Kizito yabiririmbye twabuze abantu mw'abantu mwe aba bana mbabwira bagiye mu makamyo aba bana mbabwira bagiye gupakira ibintu abantu bagiye basangwa ku misozi bakicwa abantu baboshywa kandoya bakubiswe amafuni abantu batwitswe abantu bakubiswe amanyundo n'amahiri cyo kwica abatutsi abantu bataye mu misara nk'abanyarwanda mwe ibi bintu ntabwo byagomye kuzongera kuba rwose ndabivuga mbishimangira iyo ibintu bibaye ku muhutu duhaguruka uvuga uti ibi bintu ntibikwiye kuzongera kuba ibintu bibaye ku mututsi ibintu bibaye ku mutwa turebane abanyarwanda nk'umunyarwanda uretse no kuba umunyarwanda turi abantu mbere ya byose ibi nkabivuga yenda no muri rusange ko n'utari umunyarwanda niba ari n'umukongomani niba ari n'umurundi niba ari umuzungu niba ari utukora niba hari n'ubururu ubaho umubone ko ari umuntu mbere ya byose ariko ni agahinda byaba biteye agahinda cyane kubona mu gihe tugeze mu nyuma y'imyaka 26 hari abanyarwanda bagikerensa ibyatubayeho bakumva ko akababaro kabo kabariho ibareba kabandi nzishima igihe nzabona abanyarwanda dushobora kwicara abantu bakumva akababaro kabo bakavuga ibyababayeho muri gahunda idasanzwe Ntezimana Uriyani umwe mu bigisha ibijyanye n'iyobokamana muri Kiliziya Gatolika afite gahunda ikomeye yita amaboko mahire ni gahunda yakoze mu rwego rwo kugira ngo yongere guhuza abishe n'abiciwe iyi gahunda ifashe mu mwe n'ubwiyunge aho ugasanga hari abacitse ku icumu bahatirwa gutanga imbabazi mu by'ukuri anatari n'igihe cyabo cyangwa se batanabyumvise neza ukabona hari abantu bakoze genocide kuko nibyo bagombye gusaba imbabazi ariko ukabona nabo barabihatirwa abanyarwanda dukwiye kuzagera igihe tukumva ko woro wese agomba kwicara mu mwanya wundi tukumva akababaro twese twagize ntekereza ko byaduha isomo rikomeye mu bihe biri imbere ku bana bacu n'abazadukomokaho nagira ngo ariko mbere yo kunasezera abakurikiye iki kiganiro tunabamenyeshe ko ari wowe uyobora ikiganiro cya bombori bombori cya kiganiro ndagikunda cyane kirasetsa kiba kirimo amakuru kandi n'inyigisho abatari bakora subscribe kuri icyo kiganiro kuri YouTube yitwa Bombori Bombori mukore subscribe nibyo bakore subscribe ngira ngo nanjye akenshi ndi kugikora akenshi umusanga ndi museka ariko ndeba cyane ubutumwa Bombori Bombori itanga ahubwo nanasabiye abantu bafite ibitekerezo ko bazajya baduha feedback y'icyo batekereza ku kiganiro Bombori Bombori kuri iyi mail twabashyiriyeho ikindi mushobora no kuba ufite amakuru kuri yanavuze haruguru bijyanye n'ubwicanyi bwabereye hariya za Kabutare Mwirango niba harokokeye niba hari ibyo waba uhazi kundusha kuko wenda agenda nkiri mutoya nta rwenda ibyinshi namenye gusa icyo nzi n'iriya kamyo yancitse kandi kangira neza uyu munsi nkaba ngihumeka hari abantu baba bafite icyo bazi badufasha kugira ngo bajye banyuza email zabo batubwire batekereza mutwandikira aho hasi n'abasirikare ba FPR baba barabiciyemo mukaba mwaritandukanyije n'ikibi namwe mu bitugezeho ikindi Gatebuke uriya musirikare Martin niwe washyiraga abantu kuri gahunda akabatwara muri aya makamyo hari umuntu wabuze amakuru ye cyangwa na Martin nawe ashobora kuba twumva akaba akiriho rwose byaba byiza tubwire uburyo ziriya gahunda bazikoraga zo
gupanga abantu kwica kubajyana mu manama kubajyana mu gisirikare kubajyana kujya kuzana imyaka cyangwa se haramutse hari umuntu waba uzi muri abasirikare bari muri abice byo mwirango hari uwo bitaga Jean Marie n'abandi ntarinzi nayo nyine mutoya yazadufasha tukagerageza gutanga amakuru kuko azadufasha mu bihe biri imbere. Ndagushimiye cyane Rubens, ubutwari bwawe, courage wagize yo kuza kuvuga utanga ubuhamya bwawe muri gahunda yo kwibuka, kandi ukanabivuga ku buryo kuvuga ibintu byakubayeho ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni nayo mpamvu nshimira n'abandi bose bagiye bacaho n'abazanyuraho barimo kuvuga histoire zabo, ariko abanyarwanda tugomba kwiyandikira amateka. Nicyo ngicyo ngushimira kuko bino bintu dukora bigenda byandika amateka y'abanyarwanda uko twayabayemo, twebwe turi kwiyandikira turi kubyivugira. Ibyo rero ndabigushimiye cyane.